izina ryawe ni ryiza, izina ryawe ni ryiza, ibyo ukora ni byiza, Yesu we, izina ryawe ni ryiza. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwese abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye, Yesu Kristo ashimwe. Gushima Imana izinze ijoro ikazingura amanywa, gitondo nk'iki cy'umugisha Imana yongeye irabikoze. Muri iyi ntangiriro z'uku kwezi turimo kwa gatanu, Imana yongeye kutugirira neza, iduhaye umugisha wo guhumeka umwuka w'abariho. Imana ishimwe. Ndabashuje rero abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, aho muri hose, Imana ibaha umugisha. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Iki gitondo tubyutse tunezerewe, Imana yacu itaburi kubigenza, Imana yakurengeye, Imana yakwimanye, Imana yakurwaniriye intambara zitandukanye, Imana yagukandagiriye hahandi wowe ubwawe utari bugere, ndavuga mu mitima y'abana b'abantu. Imana ireba ibyo bakugambiriraho, Imana ihabwa icyubahiro kuko ariyo yagiye iburizamo imigambi y'incakura, kandi Imana niyo yitambitse irakurengera, aho wari bugwe ubwo warahakiriye. Imana nishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Muri iki gitondo rero munyemerere tugaruke kuri teme yacu yitwa gukomezwa n'Imana. Twasanze umuntu yagukomeza ashobora kukubwira ngo pole, ashobora se kuguha ikintu cyagukomeza muri uru rugendo, ariko igihe kikagera bikarangira. Ariko twasanze Imana nyir'ubushobozi niyo ikomeza umuntu bikemera, niyo ikomeza umuntu ntimwinube, niyo ikomeza umuntu ikamuzamura mu mbaraga zayo, ikakugira neza nawe ukumva uranyuzwe. Imana nishimwe cyane. Nyemerera rero dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Salomo, imigani ibice 24, ni umurongo w'10 gusa. Ndashaka ko dusoma iri jambo ry'Imana, ariko nawe ujye unkundira utekereza aho Imana yakuvanye n'aho yakugejeje, utekereza iby'Imana yakoze ku buzima bwawe. Urasanga warafashwe n'imbaraga z'Imana kandi zaragukomeje. Wowe ntago wahama muri ibi bintu by'agakiza, wabivamo wihuse ukurikije n'ibigeragezo cyangwa n'intambara ndetse n'ubukene n'ibibazo bitandukanye, ariko Imana yo kubw'urukundo n'imbabazi zayo yaragufashira gukomeza, kandi ikomeza kukumurikira, imurikira intambwe z'ibirenge byawe. Niyo mpamvu uyu munsi uri umukristo ushima Imana. Nawe rero utaraba umukristo biragukwiriye ko wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ugahinduka icyaremwe gishya. Kadusome iri jambo ry'Imana, umurongo w'10 handitse ngo iki? Haranditse ngo nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Imana ishimwe. Twavuze gukomezwa n'Imana. Dusoza iki cyigisho cyacu cyo gukomezwa n'Imana, nashakaga kukubwira ko mu bintu bituma abantu badakomera muri iyi nzira y'agakiza, ni byinshi bishobora gutuma cyangwa se abantu baduhamiriza batubwira ko yahuye n'ikibazo bituma areka gusenga. Ariko hari n'abantu badafite ibibazo babireka, ugasanga umuntu yasengaga akibabaye ari kuri tekeri, agasenga atarya, agasenga atambara, agasenga agikodesha, ariko Imana yamukubita umugisha muto cyane, ibyo bibazo byose byarangira akakubwira ati se ubundi ndacyasenga nsaba Imana iki? K'Imana yansubije. Ibyo ni ibyo abantu bakiri kuri tekeri, ariko biragatsindwa n'Uwiteka Imana. Kubona Imana yagutabara warangiza ukayibagirwa, biragatsindwa n'Uwiteka Imana. Kubona Imana yakuvana ahantu habi wagera ahantu heza ukibagirwa gusenga, ibyo biragatsindwa n'Uwiteka. Kuko ijambo ryabwiye Abisiraheli, Mose, Imana yaramubwiye ngo nimumara kurya mugahaga
ntimuzibagirwe Imana, ntimuzibagirwe aho Uwiteka Imana yabakuye. Ni byiza rero yuko nawe utagira ikintu na kimwe kikugamburuza ngo gitume ureka gusenga, gitume ureka gukomera mu gakiza, gitume ureka kugongera kugira ibihe byiza by'ubusabane n'Imana. Ijambo ryakubwiye ngo ugamburura mu makuba, nugamburura mu makuba. Mu makuba ni hahandi mu kigeragezo, mu makuba ni hahandi uba udafite ukurengera, mu makuba ni hahandi n'inshuti yawe ikwihunza, mu makuba ni hahandi abavandimwe baba bacecetse, ni mu makuba nyine, mu makuba ni hahandi uhagararamo wenyine n'Imana yawe. Jambo rero ravuze ngo nugamburura mu makuba, hahandi uri wenyine nta kirengera nta gitabara, hahandi uri wenyine uretse Imana yawe muba muhagararanye vis-a-vis, uba wumva ikwegereye cyane kuko nta wundi murengezi nta mutabazi. Ijambo rirakubwiye ngo nugamburura mu makuba, ngo gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Imana ishimwe. Ndashaka kuvugana n'abantu nyine baba bumva ubihagazemo neza, wumva uri umukristo. Twebwe iyo tuvuga gukomera k'umukristo kuko abasobanukiwe nuko yakomejwe n'Imana, abasobanukiwe neza iby'imbaraga z'Imana, abasobanukiwe aho yanyuze naho yavuye, uburyo Imana yahamwikuriye atari imbaraga z'umwana w'umuntu. Rero ijambo rigarutse rivuga ngo nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Birashoboka ko uyu munsi wari uri mu kigeragezo, birashoboka ko wumva gukaranitse wa mukobwa we, ukavuga uti noneho ngiye kugamburura n'ubundi nemere nishyingire, n'ubundi nemere nkore ibyaha n'ababikora bariho. Ariko ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo garukiraho, ngo nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Tuvuge imirimo yose wakoze ukijijwe, imirimo yose wakoze ukorera Imana, kuko rero ikigeragezo kikugamburuje ukaba uvuze ngo ugiye gukora nk'ibyo abapagani bakora, kwa gukomera kwawe kose, ya mirimo myiza wakoze yose, bya byiza wakoze byose, icyo gihe biraba bibaye ubusa. Ntabwo bizongera kwibuka, kuko abantu bazakwibukira kuvuga ngo ibyo yavugaga ntiyago yarazi ibyo ari byo, ibyo yavugaga ntiyarabihagazemo, ibyo yavugaga yarabeshyaga, ibyo yavugaga yarabyiyitiriraga. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rikubwiye muri iki gitondo ngo nugaburukiraho, kuko nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuraba kubaye ubusa. Nkasoza nkubwira rero ngo nukomezwe n'Imana, nukomezwe n'imbaraga z'Imana, nukomezwe n'Umwuka Wera, ugume muri Yesu Kristo, unezejwe n'Umwuka Wera, ukomeze ugire ibihe byo gusenga, ukomeze inzira watangiye yo gushaka Imana, kuko twasanze habaho kugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuri bube kubaye ubusa. Ndakwifuriza gukomezwa n'imbaraga z'Imana, ndakwifuriza gukomera mu nzira iyo watangiye yagukizwa, ndakwifuriza kuzura Umwuka Wera, ndakwifuriza kugira ibihe byiza byo gusenga bihoraho mu buzima bwawe, mu bugingo bwawe. Imana rero iguha umugisha. Shalom shalom. Imana ibanezeze abari muri konje, Imana ikomeze ibanezeze abafashe isafari batembereye, Imana ibanezeze. Ariko n'abari muri business bari gucuruza, Imana ibaha umugisha, ibagurira imbago. Shalom. Izina ryawe ni ryiza, izina ryawe